Bari kwihuta muraza kwandika aho navuze muze kwasoma mugeze mu rugo muze kujyanisha n'ibyo navuze muze kurako bihura umwuka Wera akomeza abigishe anabasobanurira n'ibyo ntavuze nabyo mubimenye mu izina rya Yesu amen. Kadusome ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Luka ibice 9 ahantu hose ndi busome ni mu isezerano rishya mugume hafi aho ngaho naho hafi. Ibice 9 turahera ku murongo wa 18 tugeze ku wa 20. Ngira ngo basanzwe bamenyereye rero bahageze reka nsome. Hanze nuko ubwo yasengaga yiherereye abigishwa be bari kumwe nawe arababaza ati mbese abantu bagira ngo ndinde? Baramusubiza bati bamwe bagira ngo uri Yohana umubatiza, ariko abandi ngo ureri, abandi bakagira ngo uri umwe mu bahanuzi ba kera wazutse. Ku murongo wa 20 arababaza ati ariko mwebweho mugira ngo ndinde? Petero aramusubiza ati uri Kristo w'Imana. Amen. Haleluya. Reka turambure urupapuro rumwe dusubira inyuma dusome mu bice 8 tuvuye mu bice 9 dusome ibice 8 dusome ku murongo wa 24 no murongo wa 25. Ngira ngo ni urupapuro rumwe rwonyine usubira inyuma. Haranditse ngo baraza baramukangura bati databuja turapfuye. Akangutse acyaha umuyaga n'amazi yihindurije birahosha habituza. Arababaza ati kwizera kwanyu kurihe? Nabo baratinya barumirwa baravuga bati mbega uyu ni muntu ki utegeka umuyaga n'amazi bikamwumvira? Reka dusubire inyuma n'ubundi turenge ubutumwa bwiza bwanditswe na Mariko tujye muri Matayo. Nabwiye ko nsoma henshi mwihangane. Hano mwari mumenyereye ko nsoma ibintu bike uyu munsi ugiye gusoma byinshi. Ubwo niko nafashe ibice 14 Matayo. Iki gitabo cy'abantu bose bazaho kiri nabo ku gice. Matayo ibice 14 ku murongo wa 28. Reka nsome mu izina rya Yesu. Petero aramusubiza ati mwami nimba ari wowe utegeke nzaho uri ngendesha amaguru hejuru y'amazi. Aramusubiza ati ngwino. Petero ava mu bwato agendesha amaguru hejuru y'amazi ngo asange Yesu. Amen. Haleluya. Reka twimuke tujye ku 26 muri iki gitabo 26 umurongo wa 69 dusome tugeze hasi. Ni muri iki gitabo mu rwo butumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Matayo 26 ku murongo wa 69 haravuga ngo ubwo Petero yari yicaye hanze mu rugo umuja aramwegera aramubwira ati nawe wari kumwe na Yesu w'umunyagalilaya. Maze abihakana imbere ya bose ati ibyo uvuze sinzi ibyo ari byo. Arasohoka ageze mu bikingi by'amarembo undi muja aramubona abwira abahari ati n'uyu yari kumwe na Yesu w'i Nazareti. Yongera kubihakana ararahira ati uwo muntu simuzi. Hashize umwanya muto abari bageze aho baraza babwira Petero bati ni ukuri nawe uri umwe muri bo ndetse n'imvugo yawe irabimenyekanishije. Maze atangira kwivuma no kurahira ati uwo muntu simuzi. Reka dusoreze mu byakozwe n'intumwa tito tugomba Bibiliya tuganira. Dusoreze mu byakozwe n'intumwa ni igitabo kiri inyuma
y'ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana tugera mu byakozwe n'intumwa ibice 4. Murambure musubira imbere hafi aho ngaho. Ibice 4 umurongo waho wa 8 aranditse ngo, turasoma tugeze hasi gatoya, aranditse ngo, nuko Petero yuzuye umwuka wera arabwira ati, batware b'abantu, namwe bakuru, uyu munsi turabazwa ibyo twagiriye neza umuntu wari uremaye, kandi turabazwa icyamukijije. Ariko mumenye mwese n'abantu bose bo mu Isirayeli yuko ari izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti uwo mwabambye Imana ikamuzura, ari ryo ritumye uyu muntu ahagarara imbere yanyu ari muzima. Yesu niwe buye ryahinyuwe namwe abubatsi, kandi ryahindutse rikomeza imfuruka. Kandi nta wundi agakiza kabonerwamo, kuko hari nta rindi zina munsi y'ijuru ryahawe abantu bakwiriye gukirizwamo. Amen. So ibintu byinshi ariko ndatekereza ko ntacyo bibatwaye. Haleluya. Hagize umuntu biremerera yaba afite ikibazo kuko ntigeze ko gabo musomere, ahubwo nasomera ibyago mwumva. Imana ishimwe. Haleluya. Turi mu bihe byiza bya Pentecote, tumaze iminsi twiga inyigisho z'umwuka wera, no mu kanya batwigishije ku magambo avuga ku mufasha Yesu yadusezeranije, kugira ngo abantu benshi babyumvise. Ariko ibi byose nsomye nabyo bifite aho bihuriye n'izo nyigisho. Imana ishimwe. Dusomye ijambo ry'Imana riri mu butumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Luka ku bice 9. Mu gihe arimo asenga yiherereye ari kumwe n'abigishwa, barimo baganira, aterura amagambo arababaza. Haleluya. Aravuga ariko ahanzamumva bamvuga guki, abantu banyita guki. Batanze ibitekerezo bitandukanye. Umwe avuga ati, aho nanyuze numvise bavuga kuri Yohana Umubatiza. Undi ahita avuga ati, yewe numvise bavuga kuri umwe mu bahanuzi ba kera wazutse. Ntabwo bibira ko bintu bivuga abandi ibyo bavuze, ariko aravuga ati, none se mwebwe mugira ngo ndinde? Yagira ngo yumve nimba bamuzi. Hanyuma baraceceka. Petero arahaguruka aravuga ngo uri Kristo w'Imana, Imana ishimwe. Haleluya. Yesu aramubwira ngo ntabwo ari inyama n'amaraso biteye kuvuga ibyo ngibyo. Hanyuma turi gusoma, twasomye ahandi hantu ngo bari bagenda mu bwato, abigishwa bambuka bajya hakurya y'inyanja. Icyo gihe ngo ntabwo bari kumwe na Yesu, kuko hari naho bambutse bari kumwe. Bamaze kwambuka bageze hakurya, bageze mu nyanja hagati, ngo baterwa n'umuhengeri umurabuza mu nyanja, ngo amazi ngo arihinduriza. Mu Rwanda ntabwo tuturiye inyanja, ariko amazi ngo ajya yindiza akazamo umuraba, amazi agasimbuka hejuru ku buryo ubwato iyo asimbukiye muri icyo gice burimo bushobora kurohama. Hanyuma ubwato bwenda kurengerwa, ngo barwana n'ubwato n'abantu bafite ubunararibonye mu nyanja biranga. Byanze bibuka ko bari kumwe ko ngo barimo bambuka bagenda. Hano aho twasomye muri ngo barimo bambuka bagenda. Ngo bageze imbere ngo babona Yesu ari maza n'amaguru hejuru y'inyanja. Bamukubise amaso ngo batajya ngo n'umudayimoni. Ngo bakuka umutima, baba umuzima araduteye mu nyanja. Yesu abonye bahambutse ngo araberekera abana muhumure n'ingewe. Aho twasomye ngo Petero abana nimba ari wowe, nyemerera nanjye nze gusanga. Petero ngo aramubwira ngo ngwino. Yesu bavuga ngo ngwino Petero. Ngo Petero ahaguruka ava mu nyanja, mu bwato agenda mu nyanja n'amaguru. Imana ishimwe. Haleluya. Ahandi ho twasomye
ngo yari noneho mu nyanja, bari mu nyanja, noneho ngo umwengero uraza, ngo ngenda kurengerwa, ngo barataka cyane kuko barwanye n'ubwato biranga, ngo barataka babwira Yesu ngo turapfuye. Ngo arababwira, ngo arabyuka, ngo acyaha umuyaga, ngo uratuza. Ngo arabaza ngo kwizera kwanyu kuri. Ngo bagira ubwoba. Ngo bavuga ngo mbese uyu muntu n'inyanja yumvira ni muntu ki? Yesu ashimwe. Haleluya. Ahandi twasomye ni igihe Yesu bamufashe bamujyana mu rukiko, ngo Petero aramukurikira. Ntabwo nasomye hejuru ko abanza, wanyuma amaze kumukurikira, ngo bageze aho bari bicaye, ngo umuja araza aramureba. Baramubwira ati ariko wa mugabo nawe wari uri kumwe na Yesu w'umunyagalilaya. Bahita bamubwira usimuzi. Petero uyu umuntu yavuze ngo ntamuzi, niba undi yabwiye ngo nimba uri Yesu emera nanjye nzi. Umunsi umwe yabaye ngo nimba uri Yesu koko nyemera nanjye nzi. Baramubwira ngo ngwino. Uyu yavuze ngo ntamuzi ni Yesu wa undi yabwiye ngo mwami turapfuye. Arabyuka cyane umuyaga, ngo aravuga ngo uyu muntu ni muntu ki? Uyu nguyu niwe yavuze ngo simuzi. Ngo arasohoka ageze mu bikingi by'amarembo, ahura n'undi mujana baramubona. Aravuga ati nawe uri kumwe na Yesu w'i Nazareti. Arongera aramubwira ngo simuzi inshuro ya kabiri. Hashize akanya haza abandi bantu batari bari bamujavu. Bageze aho bati nawe wa mugabo ugendana na Yesu. Bamubwira ati wewe kandi tubimenyeshejwe n'ukuntu uri muvuga. Imvugo yawe irakumenyekanishije. Ubundi bo ntibari bamuzi, ahubwo bumvise avuga bahita bati imvugo yawe irakumenyekanishije, nawe uri kumwe na Yesu. Ngo Petero ngo aripfumagura, mwibuke ko arababwiye Yesu ngo nyemera ngende nanjye gusanga. Aripfumagura ahita avuga ngo simuzi ibyo bintu muvuga simbizi. Bitaro zibwira abantu ndabane wasanga Petero yasavuga ati jewe abo ntibari banamuzi nuko yavuze. Birashoboka yavuga ati jewe reka nitwa Simoni. Wagendanaga na Yesu ni Petero. Kuko biri ko Simoni wahimbwe Petero. Birashoboka yavuga ati jewe rwose mwabantu. Jewe nitwa Simoni mugendana na Yesu nitwa Petero. Nuko dusa kuko twese turi abayuda. Hanyuma ngo aho ngaho ngo kwirabi ahita agenda. Ariko birabaguye yarivumaguye aritukagura aramwiyakana abati simuzi nta nubwo ari jewe. Inshuro ya gatatu aho twasoreje mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa haravuga ngo Yesu ngo Petero wari kugenda ngo ari kumwe na Yohana ngo bageze ku irembo ry'urusengero barimo bajya mu materaniro ngo basanga ikirema cyicarwa no gusabiriza baragihagurutse. Ni inkuru twarazisomye. Hanyuma ngo bamaze kugihagurutsa bajya mu rusengero bashima Imana birarangira barataha. Bukeye abanditsi n'abakuru b'amatorero n'abanyedini n'abasirikare barabafata babajyana mu rukiko kuko batashaka ko ibyo bintu byamamara. Bagatanye mutubwire ni izihe mbaraga ni ubuhe butware butuma mukora ibyo mukora, butuma muvuga. Ni iki gituma muvuga Yesu wapfuye? Petero wa wundi wavuze ngo simuzi, wa wundi wavuze ngo ibyo muvuga simbizi, aba ngo mwabagabo mwe muteraniye ahangaha n'Abisirayeli bose babimenye na rubanda rwose rubimenye. Yesu mwishe mukamubamba, Imana ikamuzura mu bapfuye, niwe watumye umuntu agenda n'amaguru ari muzima. Haleluya. Arambwira ngo Yesu ni ibuye ryahinywe namwe bubatsi, ariko ku Mana ryabaye rikomeza imfuruka. Haleluya. Aho kuko nta rindi zina twawe mu isi dukwiye gukirizwamo usibye izina rya Yesu. Igihe kimwe yabwiye Yesu tutabara,
simuzi wa Yesu. Hashize iminsi mike arabwira ati wowe nguwo mwinshi wabwira baba simuzi mwana y'ubwoba niba ukoze ibi ngibi niba utumye umuntu ahaguruka aragenda. Haleluya. Nashaka tuganira ijambo rivuga hagati ijambo itandukaniro hagati yo kumenya Yesu no kumutunga. Ndashaka tuganira umuntu uzi Yesu akora ibiki, umutunze se we akora ibiki. Kuko twese ko turi hano mu rusengero Yesu turamuzi, n'abataje gusenga baramuzi, n'abatarakizwa bataramwaturira ibyaha ngo bakize nabo baramuzi. N'abatamwemera baramuzi Yesu. Babatoye Yesu wanyu muvuga turamuzi n'umwisirayeli ko twebwe ntitumwemera. Yesu abantu benshi baramuzi. Kumumenya rero bitandukanye no kumutunga. Kandi kugira ngo umuhamye biterwa n'urwego ugezeho rwo kumuba umufite. Yesu ashimwe. Haleluya. Abantu benshi muri twebwe usanga Yesu bamuzi ndetse bakamenya no kumuvuga, bakamenya no kumusobanurira bababajije uwo Yesu wari. Ariko biratandukanye kumumenya no kumutunga, ni ibintu bibiri. Ushobora kuba umuzi ukamenya no kumusobanurira abandi, ndetse abantu ukamusobanura kurusha abandi, ndetse turi mu bantu benshi kuzubasobanurira Yesu ariko utamutunze. Kuko ari igihe cy'amahoro ukajya umusobanura neza abantu bakavuga bati turamwumvise. Ariko kuba uzi kumuvuga cyane ntabwo bisobanuye ko umutunze. Uyu Petero yari azi Yesu ku buryo burenze ubwo mwebwe mumuziho, kuko baragendanye, babanye ku manywa babana na nijoro, barasangiye ku meza, yakoze ibitangaza byinshi bahari. Na Petero yari amuzi, kuko iyo abandi bakanaga ko ari umuzimu, Yesu akavuga kumva, Petero akumva n'ijwi. Yari amuzi neza, iyo ashidikanaga yaramubwiraga ati nanjye ibyo ukoze nanjye reka mbikore ndatamenya ko ari wowe. Kuko yari azi ko Yesu ashobora byose, ashobora no kugushoboza ugakora ibyo abantu batakora. Niyo mpamvu yamubwiye ngo ndakuzi nimba ari watari umuzimu, nyemera nanjye ngende hejuru y'inyanja. Ngo nawe aratambuka, aramubwira ati nawe ngwino, kugira ngo neza mwemeze ko ari Yesu. Petero yari azi Yesu, yari amuzi neza, wowe urabesha ntawe uzi. Haleluya. Yari amuzi kuko Yesu Petero n'ubundi ahamagaraga ku nyanja, yari azi byo kuroba, ariko igihe umuraba wari ubarembere baratatse kuko bari bamuzi neza. Bamwe bati aya mazi aradukuramo, yadutwara ku mugongo, yagurutsa buno bwato bukayasumba n'amazi hasi bukagera. Ariko turamuzi ni mumuhamagare, baramuhamagara, kandi bamuhamagaye ibyo batekereje bikora neza. Bari bamuzi Yesu, bari bamuzi. Bari bamuzi kutawe nuko umuzi, ariko nawe uramuzi. Kumenya Yesu ni kimwe no kumutunga ni ikindi. Nubwo bari bamuzi, umunsi umwe byari byo kwigisha byarangiye, bimwe byo gukora ibitangaza byahagaze, byari byo gusenga bitagishoboka. Bahuye na Petero bamubaza bati wewe wari kumwe na Yesu? Yirengagiza aho bagendanye, yirengagiza abantu yagaburiye amubwiye ati bicaze ku murongo tubaye ibitsima tubarye. Yirengagiza abana bazuye bapfuye, abantu Yesu yazuye sindi bubisome n'ibyinshi, nasomye bike ngo mwumvishwe ariko abigishwa bari bazi Yesu kuko yakoze ibintu byinshi bari kuri. Yesu ashimwe. Haleluya. Bari bamuzi, ibi nasomeraga ngo mwumvishe ko Yesu bari bamuzi abigisha. Abantu yazuye, abantu yahumuye, abakoze ku mazi, bose bari kumwe n'abigishwa, bari babizi, bari bamuzi ko akora n'ibitangaza. Ariko
bahuye na Petero mu gihe ibyo byose byahagaze, mu gihe gikomeye cyo guhamya Yesu, mu gihe cyo guhamiriza abantu ko Yesu ari umwami, Petero aravuga ngo simuzi. Nubwo yari amuzi ariko ntabwo byari bimuhaye kumenya Yesu ntibiguha kumutunga. Haleluya. Kandi kutamutunga niyo ntandaro. Icyo gihe Petero yari amuzi ku rwego rushimishije, ariko kuba ataramutunze yarahakanye, aravuga ati simuzi. Ngo abigira gatatu kose, ndetse kwa gatatu batanga n'abagabo arifumagura, aravuga ati simuzi uwo muntu, n'ibyo muvugana byose simbizi. Ntiyanijijije ngo avuge ati nigeze kumubona umunsi umwe. Ntiyanavuze ati yigeze guca ku nyanja ndimo ndoba namubona. Oya, yasibaganije ibimenyetso byose avuga ati simuzi. Kuba Yesu umuzi, uramuzi pe, kuko yakoze ibitangaza byinshi nawe, ndetse nawe yagukoreye igitangaza. Kuko birashoboka ko Yesu yagukoreye igitangaza ariko ntumutunga. Ukajya ubwira abantu bati Yesu yakoreye igitangaza ukakibereka, nawe bakabona ko ni igitangaza ariko ukaba utamutunze. Yesu atugirire neza. Haleluya. Bibiliya itwereka ko Petero wari umuntu wagendeye hejuru y'amazi, Yesu amukoreye igitangaza, ariko ntibyamuhaye kumutunga. Mu gihe cyo kumuha yaravuze ati simuzi. Bene data, kuzi Yesu nibyo uramuzi, no kuba yakoze ibitangaza mu iteraniro wari nabyo nibyo, ndetse byaguhaye kumumenya uramumenye. Niba kumusobanura muri karitsiye abantu bumva umuzi, kuko nyine ari igihe cyo gusenga n'igihe cyo kubwiriza, urabikora rwose bakumva uramuzi. Iyo uri kuririmba muri korali abantu bumva umuzi kuko ari igihe cyo kuririmba. Mu gihe cyo kuririmba uraririmba ukanamubwira abantu bakabona uramuzi. Mu gihe cyo gusenga ujyana n'abandi gusenga, ku musozi mukazamukana watangira gusenga bakumva uramuzi. Ariko ntabwo biguha kumutunga. Kumutunga ni iyindi ntambwe. Kumumenya si ngombwa ngo ntimumumenye ni bibi, kumumenya ni byiza, ariko tumumenye tunamutunze. Yesu ashimwe. Kuko Yesu ahantu twasomye, mu gihe Yesu mu gihe bari bamaze kumutunga, noneho bavuye imbere y'abaja n'abandi bagaragu, bajya imbere y'inteko n'imbere y'abasirikare bakomeye, baravuga bati noneho Yesu turamuzi. Iyo wamutunze ubasha guhamya no mu bantu bakomeye, ugahamya ko Yesu umuzi. Yesu ashimwe. Haleluya. Abantu benshi bazi Yesu baramuhamya mu gihe cyiza, mu gihe cy'ubusore n'ubwangavu, ubugimbi n'ubwangavu, baba bari kumuhamya neza, barasimbuka. Rero twaturi mu gitaro cy'abanyeshuri hano, nabwiye Samuel turatugura indi migozi ya mikorofone, barabyinaga n'abandi turanubaka Petero rya dupavuro. Mu gihe cy'amahoro uramuhamya nyine kuko umuzi. Ariko iyo uvuye muri 20 ukagera muri 30 ukareka ukagera muri 5, batangira kuvuga ati ko Yesu uye kuvuga wakurikiye yakumariye. Kuko umuzi ariko utamutunze turabateka kuko ntacyo yamariye. Batavuga ati kana kuwa 20 n'ibiro byo baramushingiye. 25 waramuhetse no mu mugongo ntibamushingiye ati ubuse Yesu yakumariye iki? Ikikubwira umuntu wamumenye kera ariko utamutunze. Adatwa ko maze imyaka myinshi ndirimbo, naririmbiye n'abantu benshi, nasengeye n'abarwayi barakira, ariko Yesu ntacyo amariye. Uramwihakana iyo bigeze aho kumuhamya bigeze mu gihe gikomeye. Kandi nubwo yagushingira akagushaka akaguha umugore cyangwa umugabo ukiri muto, iyo utiza kubyara baba batrase ko abandi bona babyara n'abashatse inyuma yawe abana babo biga, we bikumariye iki?
Yesu ntacyo amariye. Bati uretse cyo gukwiye kukugira akamaro niwe uruta Yesu, bakakujyana mu bapfumu. Ukahita uhaguruka kubera ko Yesu waramumenye ariko ntabwo wamutunze. Yesu tugire neza. Haleluya. Iyo utize kubona akazi baravuga ati nase Yesu nimba yakubashije ukiga ntabwo akazi uri kwiga byakumariye. Ukahita uvuga ngo kwiga ntacyo byamariye. Kubera yuko Yesu waramumenye ariko ntabwo umutuze. Yakubwiye ngo ntacyo akumariye uhita wumva koko ntacyo akumariye. Yesu atugirire neza. Haleluya. Yesu kugira ngo umuhamye no muri icyo gihe gikomeye birasaba kuba umutunze, ntabwo bisaba kuba waramumenye. Mumenye ariko wongera no kumutunga. Imana ishimwe. Nutinda kubona akazi ukomeze uhamye Yesu. Kutaba gutwita ari utanga no kubyara. Nimba araguhaye kwiga azaguha n'akazi. Nimba araguhaye gushaka azaguha no kubyara. Bikubeshe ngo bakubwire ngo Yesu ntacyo yakumariye. Ariko nta yindi mpamvu ni ukubera ko Yesu wamwumvise. Nahoze mbwira abantu mu gitondo ndavuga ngo muzatega amatwi mwumve radiyo, mwumve abanyamakuru ukuntu baba bari kuvuga iyo bageze mu rubuga rw'imikino. Umutatera umupira utarakandagira mu kibuga cy'umupira ugica ku ruhande n'icana mu ntebe z'ikibuga yagiye muri stade abavuga umupira neza akabati wakuramo nepo bagakora bagashyiramo jado ati kubera ko jado ari mutoya azi kwiruka hano abati kw'icyenda urumva kw'icyenda sinzi niba ari ibumoso ariko ngo ni imbere abati kw'icyenda wakura Eric mugufi akagera Alexis muremure yamurusha gutera kandi ntabwo bigeze bawutera na rimwe bapfa kuvuga kuko barabyumvise baranabisoma. Ikimenyimenyi burya bagenda gutoza ntibabakaza kandi mu bunyamakuru no gutoza nabo bahenda menshi ariko ntibakaba kuko bucyo barabizi ko bavugisha umuntu ariko batabizi. N'umuntu wamenye Yesu aramuvuga ariko ntamuzi, ntabwo muzi ubundi nyirizi kuko uzi Yesu wamenya yuko nubwo ageze mu rukiko nushaka upane nawe mu kanya murazukana ariko utamuzi wowe ugatoya sinamenya iby'uriya mugabo sinamenya ibye. Yesu atugirire neza. Haleluya. Iyo bari gushorana abanyamakuru kuri radiyo bati wowe urabyumva ati ngewe ndabona abantu bakinnyi bameze gutya ariko we ni ibintu avuga gusa. Buri wamubwira ati none ibyo uvuga turabona n'ubundi uwo amakipe Amavubi amerewe nabi ugende mu kibuga ukine kuri uriya mwanya ibyo bintu bikosowe. Ahita ati jewe ngende kubivuga ku munwa. Ngewe ni ku munwa ntabwo ni muri theory muri pratique ntabyo nzi. Ni kimwe n'abantu bamenye Yesu ariko batamutunze. Aravuga ati Yesu ndamuzi. Ati nari nambaye ubusa aranyambika. Ati nimwambaraga nambaye ubusa. Ariko mwigeze mubona umuntu wambaye ubusa? Ahubwo umuntu afite nk'imyenda mike ukanyamubona ahora yambaye umwe. Ariko umuntu wambaye ubusa wamubona yaza mu rusengero yambaye ubusa. Ahubwo bati genda naza mu rusengero nambaye n'ubusa, ati Yesu ndamuzi. Ariko iyo bigeze aho bamuhamya bakavuga bati uramuzi nawe ati ntabwo muzi. Iyo mumenya se bagize imyaka 40 narashaka. Yesu kumumenya ijambo badusomeye bwabwiye abigishwa bavuga ngo icyiza ni uko ngenda. Yesu yabanye n'abigishwa abana nabo imyaka myinshi agendana nabo akorana nabo imirimo arabafasha arabagaburira arabambika arabigisha ngo ajye abatuma no kubwiriza ngo yabakoreye ibintu byinshi ariko iyo myaka yose ntibamumenye. Ntabwo byabaye kumutunga. Reka da
nta kintu byabafashije. Yesu arareba abana kugumana nabo n'ubundi nta kintu bibungura. Bajya bakatwicarire Yesu tugiye kuroba amafi turi burye nta kibazo. Nibazana n'umurwayi turaza kumujyana kumwigisha. Iyo umurwayi aturukaga hariya bose bagendaga ku ruhande bakamureka agatambuka agasanga umwigisha. Nta mwigishwa wamukoraga umwigisha niwe wamukira. Yesu arareba abana nibakura abana n'ubundi ntibamutunze. Yibuka ukuntu bamugereranye ku mutego kwa Pilato. Yesu Petero akajya bati simuzi nabyarabyibuka. Abati umuntu nahamagaye akagenda hejuru y'inyanja abati kugenda nawe ntacyo byama. Yesu abati nimureke ngende kumumbona ngaruke mu buryo bw'umwuka. Haleluya. Ze muri mwebwe baturemo bari kumamya neza. Hanyuma Yesu azamuka aragenda agaruka mu buryo bw'umwuka atura muri twebwe tubasha kumutunga kugira ngo tumuhame. Birashoboka cyane ko umaze igihe muri iri torero ukaba uzi no kuvuga ibya Yesu, ukaba araje no muri korari ukazamuka ukajya no muri korari ukaririmba, ariko ukaririmba kubera ko utunze uzi Yesu utamutunze. Bakakuzamuka mu mudiyakoni ariko ukaba utazi Yesu utamutunze, ariko wamwumvanya abandi ukaba uzi kumuvuga kubarusha ariko utamutunze. Hanyuma rero kuko igihe nikigera uzamuhakana, uzamuka ntabwo wamumenya ku rwego Petero aramuzi ariko aramuhakana. Ariko umunsi amutunga, haleluya, umunsi Yesu amanuka mu buryo bw'umwuka akaza ari umufasha mukuru, akaza ari umujyanama mukuru, haleluya, nibwo Petero yabashije guhagarara arahamya abati Yesu uwo mwishe mukamuzura, Imana ikamuzura mu bapfuye. Yesu ashimwe. Ni ukoze ibingibi mubonye, ni utumye umuntu agenda. Yesu mwabwiye mwebwe abubatsi ariko nibuye rikomeza imfuruka aramuhamya kuko yamaze kumutunga. Murumvise Yesu aza muri kwa twaba tuti tuzaraza kugusura ati nuko mufite umwanya. Kubwi umuntu aza kugusura mu rugo ufite umwanya. Yesu abari ntabwo nzababa. Gabo kujitanye mu masengesho. Nani mfite ibibazo. Kandi biravuga ngo baba yasenge. Ayo kujitanye mu masengesho nani mfite ibibazo. Kuki umuntu ntazaririmba no kuki ntazaririmba n'uburi kumwamemba. Kubera ko Yesu we yaramwumvise. Yaramwumvise ko nta mutunzi. Iyo mutatu tugiye gusohora indirimbo tuzakora indi format akubwira ati ko izo dufite zo turazana zizatumarira iki. Kuko ntabwo iyo ngeze mu bikomeye abati n'ubundi ni nayo naguze yibushize nariko perezi ndayishyura ahita avuga ati no, kuko Yesu yamwumvise. Iyo ngeze mu bikomeye bimusaba kwitanga atazi imbaraga ahita avuga atoya, ahita agaragaza ibimenyetso by'uko Yesu atigeze amwumva. Yesu ashimwe. Birasaba ko tumenya Yesu ariko tunamutunze. Urebe imyaka umaze muri itorero, urebe ko ufite Yesu umutunze cyangwa ko ari ukumuzi uko mwumvanya abandi. Watwigije kare yatubwiye ngo ntuzajye baza amakuru bazajya bagwa atarayima, bagwa yo kubesha, bagwa amakuru adafatika. Ariko n'ubutunze Yesu azajya kwihera amakuru. Haleluya. Nushaka batinda kubyara bazaba bati Yesu ntacyo yakumare, gwira tukwere ko kufitiye akamaro. Ubabwete ni mwana. Mukristo ari mu rugendo ajya mu ijuru yawe na program ya umwami wawe ntacyo amaze, abicupu n'agashinyaguro ntabarengera ntabagaburira, dore warababaye abati y'abantu baye ndabakiza niyo kabaye mu buriganya ndena nkicara barego ngabakiza.
hanyuma mukristo avuga ati urabeshya, ibyo uvuze nacumuye n'ibyo by'iyo byose uvuze bikeye, ariko umwami wanjye ndamuzi. Haleluya. Mukristo nawe yaratunze Yesu ati ndamuzi Apolo, ndamuzi n'ibihembo byawe ndabizi kandi narabigaye. Yesu ashimwe. Haleluya. Birasaba rero gutunga Yesu, ukamutunga mu bugingo bwawe. Niho abantu bamenye Yesu batamutunze bazajya ngo atariko buriye ubona guteranira muri ADEPR bimaze. Avuga ati ikintu bimaze n'iki teno ko bakugenda bakagutesha umutwe. Bana koko abana batuza kwiyambarira neza, abana batuza gusokoza neza, abana batuza gutaha igihe dushakiye, abana batuza kwidagadura, ukumva nyine kubera ko Yesu waramwumvise. Nta makuru y'ijuru ufite, nta makuru kuko Yesu umutunze ni uguha amakuru. Bene data, ndabifuriza gutunga Yesu muri ibi bihe bya Pentecote, muri ibi bihe by'iminsi mikuru yo kuzuza umwuka wera. Ndabifuriza gutunga umwuka wera kugira ngo mwese mugaragaze ikimenyetso cy'uko mufite uwo mwuka. Yesu ashimwe. Ndumva ndangije, tugiye gusenga. Ariko utekereze, Yesu uramutunze cyangwa nuko wamwumvise? Wabonye ko Penuel iririmba neza, abana ababyeyi bararirimba, uhita ubategeye kujya muri kwenda rero urungano. Nimba urungano rwa Penuel tubateka nigiye muri Penuel kuririmba neza. Ubonye ababyeyi tubate nanjye umubyeyi kanigire muri yakiri. Urakurikira ariko ntabwo ugeze uvugana naye. Ni Yesu mwavuga. Yesu uramuzi, uramutunze. Cyangwa uye na nepo aramugusobanurira uramuzi, uramwera batwa umuntu namukurikira ariko nta kibazo. Tunamukurikira. Nimba ari ukubyina, nimba ari ugusenga, ati no kwiriza urusa n'ubundi ndabwirirwa ku kazi nkora kuri sinjya ku mama. Ati ibyo nzabishobora. Ariko hari aho tugera bikadusaba kumuhamya. Mbere ko basenga insengero, bafunga insengero muri Covid, Imana yatubwira ko bagiye kuzifunga. Rero dusenge cyane. Turasenga bazifunga nabo bati ibya Yesu n'isengero birarangiye, twisubire mu rwago. Basubirayo. Abasore bakakwishingirana n'abakobwa. Abati n'ubundi ibintu by'insengero by'amatoro byatubashye, none amatoro yavuyeho bahita bagenda. Kuko Yesu bari baramwumvise. Nubwo bari bazi kumuvuga ariko ntibwakeye kabi, ntibategereje n'iminsi. Bazi bati batazifungura tutaragenda. Bagenda vuba. Ariko abantu bafite Yesu bamutunze. Haleluya. Yababwira ko mu gihe gito yabonye bagakingura insengero tukongera tugatera. Ariko nubwo tutateranaga nk'itorero, twarateranaga na Yesu. Kuko Yesu aba muri twe twarateranaga. Yesu ntiyagaze kuvugana natwe nubwo insengero zari zifunze. Twarakomeje dutanga amaturo n'ibyacumi nubwo insengero zari zifunze. Imana ishimwe. Haleluya. N'ikimenyimenyi Yesu yakomeje kutugaburira nubwo akazi kari karahagaze. Nubwo tutazaga tuba mu rugo, ariko Yesu yakomeje kutugaburira. Nicyo cyari ikimenyetso cy'uko Yesu akiri kumwe natwe. Ariko abantu benshi baravuze bati bya Yesu n'isengero birarangiye. Twikomereze mu byaha. Ese Yesu uramutunze cyangwa uramwumvise? Wumvise abaririmbyi baririmba neza, nawe uraza kuririmba. Imana ishimwe. Haleluya. Ndabifuriza kugira ngo mutunge Yesu. Kumumenya mwaramumenye. Buriya na Petero yari amuzi ku buryo yavuze bahita bamenya ko ari we. Buryo uzareba abantu bose muri hano mu nsengero niyatsiketa bati mu izina rya Yesu. Ni ikimenyetso cy'uko Yesu amuzi. Haleluya. Ikibaye kimutunge bavuze ngo kwaje na Yesu. Ubari kivuga umuntu utazi Yesu. Yatsiketa bati umusingane data. Noneho
yazijya tumushamba akagerera ibisekuru by'iwabo. Ariko umuntu ufite Yesu ahita avuga ati mu izina rya Yesu. Buriya Petero wasanga yaravuze ati Yesu we. Buriya wasanga muramuzirajya abamukanaga ati Yesu we. Bahita bati imvugo yawe irakumenyekanishije kuri umwe na Yesu. Ariko kubuzi Yesu ntibituma utamwihakana, birasaba kumutunga. Kandi kumana nawe imyaka myinshi ntibivuze kumutunza. Ujye gutera intambwe wuzura umwuka Wera gutunga Yesu. Haleluya. Umutunge mu bugingo bwawe. Nituba tutateranye turi iwacu umutunge. Nituba turi mu kazi turimo mu hirya y'ino ntara umutunge. Hari umushyitsi wavuze ngo yaje atwaye umuntu ibazanye n'umuntu ibaza mutwaye sinabyumvise neza ngo amusiga kuri shapeli abaririza ajya gusenga. Ubundi agomba kwinezeza akabazana n'ibyokezo akageza pushete akazana n'inzoga zikonje n'izishyushye akavanga. Ariko bati ni mu kilometero, bati nta kilometero na cyenda kigenda. Tunga Yesu hanyuma kujyane nujyane mu kirere batakuzi ujye ubarizwa ariko ba Yesu baba bari he bimenyekanisha gutunza Yesu. Haleluya. Ariko umuntu wamwumvise adata ariko agiye umunsi bimeze bite bati nimugoroba Arsenal irakina na Man City kandi bata ahantu kabisa turi kuri gusenga turaba dusenga n'ejo twarasenze kubera ko ntabwo umutunzi ubundi umutunzi yahita gusobanurira aho kuko amwumvise adabate n'ubundi twarasenze n'ejo n'ubu turasubirayo niturangiza hari nimba tujye mu basomyi bagahita bati abakecuru n'abasaza babo basenga twebwe turacyari bato tugiye kwiryohera. Ariko nuko ari bari bari gukina nuko ari bari bari gukina. Ariko umuntu usi Yesu atamutunzi aragaragara. Ibimenyetso biba bimuhama. Bene data ndabifuriza kumenya Yesu ariko munamutunze. Haleluya. Dutunge Yesu. Nidutinda kubona ibyo kurya bituhagije twihangane mu bwo buzima Yesu agumane nawe. Nitubona inyama dufite tuhagije twihangane mu bwo buzima dukomeze dutegereze Yesu. Nidushaka tugatinda kubyara dukomeze twihangane muri ubwo buzima. Bakubwira ngo ari umuntu uta Yesu agwa kubyara bigushuka komeza tunga Yesu agwe kwihangana muri buno buzima. Iyo turi mu isi tuba dufashe igihe mu ntambara. Ariko umunsi umwe tuzimuka mu isi tugera iwacu. Haleluya. Niko muri ibyariri. Bene data aho twigisha twe mu udafite umwuka Wera udafite umufasha nta n'amakuru y'iwabo w'umufasha. Abakuru abera mu ijuru ntayamenye. Ariko iyo umufite ngo akubwira amakuru yo mu ijuru ari bibaranasanye muri Bibiliya havuga ngo uwo mwuka Imana yawe tuhaye ingurate nk'ikimenyetso cy'uko turi abana b'ijuru nubwo turi mu isi. Tunga Yesu kuko Yesu yagarutse mu buryo bw'umwuka abana natwe. Senga muri iyi minsi kugira ngo Yesu akugarukire nawe umutume muri iyi minsi ya nyuma turusheho gusenga twuzuye umwuka Wera. Amen. Murakoze Imana ibamugisha. Kadusenge. Ufite amakuru ya Yesu ariko uramutunze. Niba mutamutunze wavuga dusenga. Niba umutunze komeza wicare. Yesu arasaba kumutunga kuko buriya nta muntu utunze Yesu usiga umugore mu rugo ngo ajye gusambana inyuma y'urugo. Nta muntu utunze Yesu uvuga ngo kugura ibyana ni ibyana kandi baba babyana. Arabati binesha umutwe dufite imana saa mumve nawe utunze Yesu ntibishoboka. Tunga Yesu azagushoboza. Nuva no mu Rwanda ukajya muri Amerika nuhagera uzagumana na Yesu. Buriya abantu bazi Yesu batamutunze birabisaba ko begera abandi bantu ngo babafashe. Iyo bavuga ati rero mukora amagurupe muzasenga ati tuzasengana nande bati na Alexis na Clotilde na Tishimi na Fatanya nta muntu umva hano muri abo no se prepare nawe aya azasenga kwa gatatu kwa gatanu tunanje mu kiraro.
ariko Yesu muragenda niyo mutunzi. Haleluya. Ahantu hose murajyana. Kandi nubwo twaduturanye urugo ku rundi, hari urwego tugeraho nyine bikaba ngombwa ko wizizira wowe ubwawe utamamaga. Nimba waramwumvise rero, nimba waramwumvise uzajya uvuza induru. Tunga Yesu ni umufasha utabura kuboneka mu byago no mu makuba. Tunga Yesu niwe urwana ku rugamba akanesha. Wibyumva ku makuru ngo uvuge ngo uramuzi Yesu. Nibyo ko uramuzi, ariko mutunge kugira ngo bigufashe ubashe kurwana intambara Imana ishimwe. Haleluya. Murakoze Imana bamugisha. Mbese Yesu uramutunze cyangwa waramwumvise? Kuko twese twaramwumvise. Nta muntu ujya mu mazi menshi ngo abatizwe atamuzi. Mahita nabwira abantu ndavuga ngo kubatizwa si ukugera mu cya Yesu. Ni intangiriro. Ubutangiye ni urugendo utangiye, ariko ntabwo ugenda wirata ngo nageze ikirenge mu cya Yesu ngo urekere aho ngaho. Kuko nguyu ugiye ugeze hano harya hasi raranzwe, hariho icyapa kivuga ngo murakaza neza mu karere kawe. Buri muntu aguhamagaye ntabwo batumubwira ngo ndihuye. Wavuga ngo urihuye. Uriya ni raranzwe hasi mu kabana. Niba utangiye urugendo, shaka Yesu. Tunga Yesu niba utangiye urugendo. Kubatizwa nabyo ni kimwe mu Yesu yakoze no kugera ikirenge mu cye. Ariko hari abava mu mazi none bakisubirira mu nzoga. Waje ugatese ubu mugikomotoya. Umucyayi kirashyushye. Nese muki mwagasuru. Ahubwo ati uzaze ngo ateka kirimo kamaze iminsi yo. Ati bya bindi by'abarokore sindabimenye. No abizi ko n'iby'abarokore iby'abasi by'abarokore. Kada nese muri jimuzi. Akanakoze kuvuga kuko nagira abo ntera amabuye. Ndaza kwiga ibima kandi n'abarokore yamwe by'abarokore sindabimenye. Nawe arabizi ko iby'abarokore atarabimenye. Ariko we nawe avuga ko ari umuntu. Babatungiye n'abatijwe nageze mu cyenge kimwe cya Yesu. Ikibazo ni kimwe by'abarokore sindabimenye. Yesu ashimwe. Haleluya. Abaturese kukigenda mu bakobwa no mu bagore na hehe bimeze nka bati nzagenda mbereka gake gake biragoye. Sindabimenye. Yesu ubwo yageze ikirenge mu cya Yesu. Kugera ikirenge mu cya Yesu ni ukwihana ukava mu byaha ugatunga Yesu. Imana ishimwe. Haleluya. Tugiye gusenga Imana. Urebe hagiye n'umutima wakubwira ko Yesu utamutunze, ariko ukavuga uti sinde wahaguruke pe, sinde wahaguruke singiye kwiteza abantu no kunabana bazi. Hari umuntu umwe mu gihe nawe yararimo yinjira mu mpuge, abatwari gusenga nawe babwiye mu gihe barimo yinjira mu mpuge agavuga ati nimuze imvura igiye kugwa. Witangiye gukuba n'ibira bitangiye gukubita. Umuntu umwe yaje akavuga ati hari igihe ntabamenya igihe wabona iguye. Aza yirukanka ngo avuye mu kabari n'agacuma, muzarebe muri filime ya Noel. Aza yirukanka n'agacuma, ageze imbere y'inkuge abona marayika ahagaze ku nkuge, ategereje abinjira ngo akinge, ahita ashyira agacuma inyuma. Aravuga ati ndaza ndinjira uriya mugabo ntabwo hari, ndakinjira ntabwo hari, ategereza ko hava biranga. Marayika abanyataje ategereje abanyataje arukoma ahita yigende. Imvura itangiye. Araza kumanga ati nwakinga bati sigiye wakize. Haje umuntu ati ibintu byanjye simbizanye da. Nzajya kwihanira ahandi ariko hano baranze. Namuri nifite akazi n'Kigali nzihana aho batanze. Ariko wasanga Kigali utazahagera. Wasanga umukara guhamagaye ngo wihanire umunsi kuko imodoka itazarenga ku mukobwa mwiza. Yesu atugiriye neza. Yesu aramutunze cyangwa aramwumvise? Niba aramwumvise uhirimanire kumutunga. Yesu atugiriye neza. Uhirimanire kumutunga. Kuko kumutunga nibyo bizakwambuza mu bihe bikomeye. Kandi ibihe bikomeye itorero ribihoramo. Buri munsi
umukristo ahora n'intambara zikomeye zimusaba guhamya Yesu. Imana ishimwe. Nuturana n'umuntu wamenye Yesu utamutunze, uzamuneshereza urebe. Ibyo bizakubwira niba Yesu amutunze. Yesu atugire neza. Haleluya. Saba gutunga Yesu. Nibyo bifite umumaro. Gutunga Yesu nibyo bizagutuma umuhamya. Kandi Yesu akeneye ko mumuhamya. Niyo misiyo yaduhaye, yaza kutugenera mu mahanga yose tubwiriza abantu. Abazemera tuzababatiza. Yesu aramutunze cyangwa aramwumvise. Bamubwirijwe n'umugabo wawe, aravuga ati ngo Yesu yaragabuye shobo nawe uraza. None umwe amaso yahanga umugabo ntugina Yesu. Ariko ubu umuntu wamuhamagaye ni utungama. Uwaguhamagaye ni uwo gutungama amaso nibyo pe ntubeshye. Ushobora kuza yaravuga ati nutaza muri ADEPR ntituzashyingira, kuba turamukobwa ndamukunda reka nemere ngewe ntakundi. Ukaza nyine umukurikiye ukaba yageze no muri korari uririmba, waraje umukurikiye. N'ubundi niwe uhanze amaso. Mwigisha akaya yatubwiye ngo iyo nta makuru ufite ubaza umuntu ngo mu ijuru bari kuvuga ibiki. Bari kuvuga ibiki? Kandi nawe witwa umwana w'Imana. Nimba ubaza mukuru wawe ngo papa yavuze ngo iki, wowe ikirara waramunaniye, abona atari bubivuge, navuga amafaranga we yabitse uri buyibe, abwira mukuru wawe kuko wowe wamunaniye. Ariko ubu nawe ukwiye kubuza amakuru yo mu. Yesu atugire neza. Haleluya. Tugiye gusenga Imana. Niba mba twasenga ntabwo dusenga. Imana yabakugisha. Begeke inzogi turari ku mushumbaze adufashe gusenga kugira ngo natwe dutunge Yesu. Haleluya. Tumutunge bizadushoboza kugera muri urugendo rujya mu ijuru. Imana yabakugisha. Amen. Mugeze gusenga. Bana data twese turi mu ijuru,